tugomba guharanira kwiyambika kugira ngo iyo njyuro iveho ya buri munsi yo kubwira ngo naguhaye ipataro yanjye none wowe kuyambaye nabi. Kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro. Abenshi mwagiye mudusaba kugaruka ku buzima bwe byimbitse, mu bidusaba mu bihe bitandukanye, mudusaba kugaruka ku mateka y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Yavutse hasaga mu mwaka w'1957, avukira ahitwa Nyarutovu, yahoze ari komine Tambwe, ubu ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Abenshi usanga bamufiteho amakuru atandukanye, bitewe n'ukuntu nyine ari umugabo wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi wavuye kure hakomeye, akaba agejeje u Rwanda kure nanone hakomeye. Gusa nubwo dufite amateka ye bitandukanye, twese duhuriza ku kuba ari intore izirusha intambwe. Ku isi hose usanga bamuzi, ahantu hose wajya Paul Kagame usanga bamuzi nyine kubera ukuntu yavanye u Rwanda kure mu mateka nakwita mabi, ariko uyu munsi akaba rugejeje kure nanone hashoboka mu mateka meza. Uyu munsi niwe tugiye kugarukaho kugira ngo mumenye amateka ye nk'uko mwabidusabye, mumenye byinshi kuri uyu mugabo udasanzwe. Iyi ni Star Galaxy TV, nge nitwa Kebrice Umugwaneza, bahaye ikaze. Abenshi bashima iterambere yagejeje ku Rwanda rukuye kure habi akanarugeza kure hakomeye kandi heza. Nyemerera rero nkwerekeze ku mateka ya Perezida Paul Kagame, tuganire ku mateka yiwe, turebe ukuntu ibintu byagenze. Yagiye agaragara mu speech twinshi cyane avuga ibintu nyine byagiye bituma abantu benshi babigarukaho. Uyu munsi uwo mwumvise niwe tugiye kugarukaho nyine, turebe nyine amateka yiwe. Ni umwe mu bagabo bayoboye urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Hari byinshi twakwigira kuri Perezida Paul Kagame, dushingiye ku mateka yanyuzemo, dushingiye ku buzima bwihariye bwiwe, dushingiye kuri byinshi byabaye kuri uyu mugabo. Paul Kagame avuka kuri Rutagambwa Deogratias ndetse na Asteria Bisindu. Perezida Paul Kagame kandi yavukanye n'abana batandatu, abari nawe muherereze muri aba bana batandatu bavukanye, bivuze ko nyine niwe mwana muto iwabo wa Kagame. Ni bamwe mu bahunze imvururu zari ziri kubera mu Rwanda mu mwaka w'1959, bajya bahungira mu gihugu cya Uganda, aho hari harahungiye nyine abanyarwanda benshi cyane. Ni naho yatangiriye urugendo rwe nakwita rw'ubuzima, dore ko bavuye mu Rwanda akiri mutoya cyane. Amashuri ye abanza yayize hano mu gihugu cya Uganda, aza no kuhiga amashuri yisumbuye. N'ubuzima butari bworoshye ariko yabuciyemo. Uyu munsi akaba ari perezida nyine w'igihugu cy'u Rwanda. Amashuri ye yisumbuye nayo yayize hano mu gihugu cya Uganda, aba ari naho ayarangiriza. Paul Kagame yinjiye mu gisirikare n'ubundi ari mu gihugu cya Uganda, nyuma y'intambara yo guhirika Amin ku butegetsi, nawe nibwo yinjiye nyine mu gisirikare cya Uganda National Revenue Army. Paul Kagame ni umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda ubwo Milton yarari ku butegetsi bw'iki gihugu. Iki gihe yarari mu ngabo zari ziyobowe nyine na Yoweri Kaguta Museveni, bikaba nyine nawe yarari muri iki gisirikare. Yoweri Kaguta Museveni niwe uyobora igihugu cya Uganda. Murumva ko nyine atari umuntu woroheje. Nawe Paul Kagame nyine ni umwe mu bafatanyije n'uyu mugabo mu kubohora igihugu cya Uganda. Cyari iki gisirikare, ndavuga ko
cyari kirimo abanyarwanda benshi nk'uko tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye, barimo Fred Gisa Rwigema wari wungirije umugaba w'ingabo za Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, harimo James Kabarebe uyu munsi uheruka gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru hano mu Rwanda, ndetse na Perezida Paul Kagame, ariko harimo n'abandi benshi. Ngira ngo ni urugamba rutari rworoshye, dore ko Paul Kagame muri iki gisirikare ntabwo yari umusirikare usanzwe, yari ashinzwe urwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi, military intelligence. Twibuke neza ko yari umunyamahanga muri iki gihugu cya Uganda. Ndabizi uhise wibaza ngo nk'umunyamahanga kubera iki byagenze gute ngo abe afite uno mwanya ukomeye muri iki gisirikare cya Uganda, nyamara aze kwisanga nanone ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Cyo ngusaba nyine ni ugukurikira Star Galaxy TV tukagaruka kuri aya mateka yiwe. Perezida Paul Kagame icyabaye ari muri iki gisirikare cya Uganda, ngira ngo nabibabwiye ko yagiyeyo nyine iwabo bagiyeho akiri mutoya, ari impunzi, niho yigiye amashuri ye abanza, ahigira amashuri yisumbuye. Nyuma buriya hari igihe duca mu bihe bitandukanye, ariko tukaza kubwirwa amakuru nanone atandukanye ku buzima bwacu, tukayabwirwa n'ababyeyi bacu nanone. Ibi kubwirwa amateka banyuzemo kugira ngo bisange muri Uganda, aba ari naho yigira amateka yiwe, ni kimwe mu bintu byamumotive akaza kuba anakunda igisirikare nyine, bikaza no gutuma akinjiramo hano mu gihugu cya Uganda. Yakinjiyemo rero, so icyabaye rero amaze kukinjiramo ari mu bakoze nyine barwanye urugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda hamwe n'abandi banyarwanda batandukanye. Yaje kujya abona amahirwe menshi atandukanye yo kujya kwiga nyine ibijyanye na politiki, ajya kwiga mu gihugu cya Tanzania, ariko ntiyaje no kuhatinda. Nanone aza kubona amahirwe yo kujya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Paul Kagame rero mu mwaka w'1989, ubwo dusuye inyuma gatoya, kugira ngo abeho ubuzima bwuzuye, ubuzima busanzwe bwiwe buhuze nyine n'ubuzima bwa gisirikare muri bwa politiki muri rusange, yaje gushakana na Jeannette Nyiramongi. Uyu munsi tumuzi nyine ku mazina ya Jeannette Kagame, ayo niyo mazina yiwe bwite, Jeannette Nyiramongi. So nyine yaje kubona amahirwe yo kujya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kujya kwigayo ibijyanye na politiki, ariko akaba yari afitanye isezerano na Fred Gisa Rwigema, isezerano yo gufatanya kubohora igihugu cy'amavuko cyabo aricyo cy'u Rwanda. Rero byaje kugerwaho, bapanga nyine uko bizagenda, ariko Paul Kagame akaba yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fred Gisa Rwigema atangiza urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe rero muri iyi minsi yavuganaga na Paul Kagame uko bigomba kuzagenda byose, ariko mu minsi 3 yonyine yari hagije ngo Fred Gisa Rwigema abe atabarutse. So icyabaye, Paul Kagame yaje kumenya ko Fred Gisa Rwigema bari barapanganye kubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda yatabarutse. Ni ukuvuga ngo nyine yapfuye nyine yishwe ari ku rugamba. Yafashe urugendo rwo kuza mu Rwanda. Nubwo rwatangiye ntari mpari icyo gihe muri Uganda, ariko ibyakorwaga byose nari mbifitemo uruhare. Ari imbere yaho, ari n'igihe cyo gutangira na nyuma yaho, nubwo mu buryo bwo kuba ntari mpari umuntu mpibereye bitari biriho. Hanyuma aho byabereye nyine nari mu mashuri muri Amerika, ariko bitangiye igihe byari bitangiriye, nagombaga kugaruka nyine bitangiye. Niyo plan yari ihari, niko twari twabyumvikanyeho n'abandi bari basigaye inyuma. Icyo gihe ngewe njya mu mashuri, aho bibereye rero ndagaruka.
nta nubwo nagaruwe nuko icyo gihe wari umukuru wa RPF Major General Fred Rwigema yari yamaze gupfa yishwe avuye ku rugamba, aho ubonaga kubera ko n'ubundi byari biri muri gahunda, ariko bigiye ngira ibyago bihubirana n'uko nyine no muri kugaruka n'uwari umuyobozi wa RPF wari n'umuyobozi w'ingabo za RPF yari amaze gupfa. Paul Kagame yahise afata urugendo rwo kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuyobora urugamba nyine, urugamba rwari ruri kuyoborwa na Fred Gisa Rwigema, nyamara we wari umaze kuba atabaruka. Cyabaye rero nakubwiye ko yari afite nyine, yari yarashatse afite umugore we yamwohereje mu gihugu cy'Ububiligi nyine, nawe afata urugendo ruza muri Uganda ariko anyuze Kenya. So yaraje nyine agera muri Uganda, araza agera ku rugamba, bari nako ayobora urugamba. Yasanzeyo abandi basirikare bari bakomeye barimo James Kabarebe, afatanya n'abandi ayobora urugamba, birangira banarutsinze. Nuko byagenze nyine, yisanga ayoboye u Rwanda nyuma yo gutsinda urugamba. Yari yaraje nyine kuyobora asimbuye Fred Gisa Rwigema. Amateka y'uyu mugabo ni menshi, twayagarukaho bukira bugacya, ariko ayo ni amwe mu mateka yiwe nyine bangarutseho. Hari ibitabo byinshi byanditswe bivuga ku buzima bwe bwite, bivuga ku mateka y'u Rwanda, byose tuzagenda tubisoma tubabwire amwe mu mateka yiwe. Nyemera rero twongere duhure ubutaha. Nitwa Kebris Umugwaneza, iyi ni Star Galaxy TV. Gusa nimba utarakora subscribe ikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, umenye ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Nyemera duhure ubutaha.